twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, turatomboye kuba natwe turi mu mubare w'Nyagasani ahamagaye kugira ngo wumve ijambo rye kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe, tariki 13 Nzeri 2023, ubwo duhimbaza Mutagatifu Yohani Chrysostome, umuhanga mu nyigisho za Kiliziya, wagize umwete mu kogeza ivanjiri ya Yezu Kristo. Ngahe rero amasomo agiye gutwegereza Imana, ndakwifuriza ko amasomo yaza kugufasha guhirwa, nawe uzi kuva aha ngaha uri umunyahirwe kubera Imana. Isomo rya mbere iyo umwana wa Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku 11. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangabire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ry'isesuye. Nimucike rero ku bibarimo byose bibatera gutwarwa n'iby'isi, nk'ubwiyandarike n'ubusambanyi, ingeso mbi n'irari ribi, ibyifuzo bibi n'ubugugu butuma musenga ibintu nk'ibigirwamana. Ngibyo ibirakaza Imana. Nk'uko namwe mwagendaga kera mugikora ibyo, noneho ubu namwe ibyo byose nimubizinukwe: uburakari, umwaga, ubugome, ibitutsi n'ibigambo bibi bibava mu kanwa. Nimuherukiraho kubeshyana, kuko mwasezereye muntu w'igisazira hamwe n'imigenzereze ye, mugahinduka muntu mushya, uwo Umuremyi ahora avugurura amwishushanya, agira ngo mugeze ku bumenyi nyakuri. Icyo gihe rero ntihaba hakivugwa umugereki cyangwa umuyahudi, uwagenwe cyangwa utagenwe, umunyeshyanga cyangwa umushiti, umucakara cyangwa uwigenga, ahubwo haba havugwa gusa Kristo uba byose muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Uhoraho agirira bose ibambe. Buri munsi nzagusingiza nogeze izina ryawe iteka ryose. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Ubwamamare bwe ntibugereranywa. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibyo bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uhoraho agirira bose ibambe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Yesu yarahagaze mu kibaya, maze imbaga y'abantu iramukikiza. Nuko yerekeza amaso ku bigishwa be, maze aravuga ati: murahirwa mwe abakene, kuko ingoma y'Imana ari iyanyu. Murahirwa mwe mushonje ubu, kuko muzahazwa. Murahirwa mwe murira ubu, kuko muzaseka. Murahirwa igihe cyose abantu babanga, bakabaca, bakabatuka, bakabahindura ruvumwa bazize Umwana w'umuntu. Icyo gihe muzishime kandi munezerwe, kuko ingororano yanyu ari nyinshi mu ijuru. Nk'uko ababyeyi babo bagenzerezaga abahanuzi. Ariko muragowe mwebwe abakungu, kuko mwashyikiriye imparagahinda yanyu. Muragowe mwe mwijuse ubu, kuko muzasonza. Muragowe mwe museka ubu, kuko muzarira mukaganya. Muragowe igihe cyose abantu bavuga neza, kuko ari uko ababyeyi babo bagenzerezaga abahanuzi b'ibinyoma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Inshuti z'Imana, Imana ikomeze kubagirira neza aho muri hose. Aka kanya tuje kuri buri munsi, tuje kwegera Nyagasani. Aha, umuhanga niwe wavuze ati: impamvu abantu baniganira ubutegetsi, impamvu abantu bashakisha akazi hano ku isi, impamvu abantu biga, impamvu abantu bajya gucuruza, abandi bakajya guhinga, abandi bakajya korora, nta kindi burya cyo kihishe inyuma yabyo, ni ijambo rimwe ryitwa ihirwe. Buri wese abashaka ihirwe, le bonheur, agashakisha umukiro. Ese tubikesha iki kugira ngo Nyagasani natwe twemerere kugumana natwe hanga kuri buri munsi n'impuhwe ze? Nguwo umukiro tuba tuje gushakisha, ngaya amahirwe tuba twifuza ko twahirwa. Abitwa abamahirwe ba chance
ba Beata ba Beatus, ba Fortunata ba Fortunatus, ba Felix ba Benedictus cyangwa ba Benedicta, ba Bonheur ba Bienheureux ba Bienheureuse, ni mwubaho muri hose maze koko mwishime munezerwe kandi mukomeze guhirwa. Amasomo y'ibyacu dutegura uyu munsi araryoshye cyane, arimo amahirwe. Ni niyo jambo tujye kuzirikanaho amahirwe, maze tuze gutondagura iyo nshinga neza yitwa guhirwa. Ese guhirwa ni iki? Amahirwe ni ukumva umerewe neza, ni ukumva uguwe neza, ni ukumva wishimye. Rero hakabaho ubwoko bubiri bw'amahirwe. Hari amahirwe ushobora kugira hano ku isi, ihirwe ry'isi ryarindi koko ryihuta ariko ntabwo riramba, akesha niryo rihinukamo kugorwa. Hari n'ihirwe ry'ijuru ryarindi uvunikira rigatinda ariko rikazaza kera kabaye, ryahirwe koko rizaramba. Iryo ni ihirwe ry'ijuru, akaba ari naryo koko ryitwa amahirwe. Abo nibo bahiriwe koko, babandi koko bari kwitegura iki? Bari kwitegura ijuru. Rero na mukristo muvandimwe, uze kubanga kuri buri munsi wamenye icyiciro uhagazemo. Ese waragowe cyangwa warahiriwe? Ibaze nanjye nibaze. Ndifuza ko aya masomo nawe ubyifurize uze kuhirwa, umererwe neza, bityo koko ujye ibyishimo, ugubwe neza. Mutagatifu Irene wa Lyon yavuze ati, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Ngo ikuzo ry'Imana ni ukubona umuntu yishimye, ni ukubona ko umuntu ahiriwe. Kandi ngo ubuzima bw'umuntu nyabwo k'ubuzima ni ukubona Imana n'ubuzima bw'iteka. Ngaya amahirwe nyakuri koko. Ngo ubu ubutabera bw'Imana, la justice de Dieu c'est rendre les hommes heureux. Ngo ubutabera bw'Imana ni ukugira ngo abantu bishime, ni ukugira ngo abantu bahirwe, ni ukugira ngo umubabaro ufite Imana ihunde mu byishimo, Imana ikugirire neza. Ngiye intego remezo yacu ihirwe, kugira ihirwe. Amasomo rero agiye kudufasha nawe uze kwisuzuma urebe niba ubuzima bwawe koko ari mahire. Niba warahiriwe, turaza kubona ko ubuzima koko burimo amahirwe, n'ubuzima uri kumwe n'Imana. Igihe cyose uri kumwe n'Imana burya uba warahiriwe. Nawe igihe cyose wagiye kure y'Imana, ngo uwagowe n'utari kumwe n'Imana. Mu ijambo rimwe, uwahiriwe n'uri kumwe n'Imana, naho wagowe n'uwahunze Imana, n'utari kumwe n'Imana, n'uri mu cyaha. Kuko icyaha gituma dutandukana n'Imana, tugatandukana bagenzi bacu. Ngo kwa kubihirwa tukabura kuko inema z'Imana. Nawe rero ucunge n'ubuzima bwawe koko waragowe cyangwa niba warahiriwe. Isomo rya mbere tumaze kumva, Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, ubwo twakomeje kumva bibutsa ko kuba muri Kristo ariyo mahirwe nyakuri. Uyu munsi koko narije kuvuga arasa n'ushimira Imana aho yabakuye, ko yabakuye kure mu bucakara bw'icyaha, aho koko bagengwaga n'umubiri, aho kugengwa na roho. Uyu munsi rero arabibutsa guhirwa ibyo ari byo. Guhirwa nyine ni ukureba mu ijuru, naho kugorwa ni ukomeza ndeba hasi. Ibintu byo hasi akabyo bintwara, gukunda ibintu byo hasi, gukunda iby'isi. Ibyo koko ntabwo bituma koko ndangamira ijuru. Paulo mutagatifu rero agashikariza Abanyakolosi ubuzima bushya, la vie nouvelle. Nta bundi ni ukubaho muri Kristo wapfuye akazuka koko, kuzukira ubuzima bushya, kuzukira ubugingo bw'iteka. Ubwo ababurira agira ati, bavandimwe, uwo mwazukanye na Kristo nimuharanire iby'ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho korera ikiri by'isi. Amen, amen. Paulo mutagatifu agakomeza bereka bya bikorwa by'umubiri kuko bituma koko dushobora kurangamira iby'isi, akaba ari ku isi tureba. Ngubwo ubusambanyi, ngubwo ububeshyi, ngubwo ubusinzi, n'ibindi bikorwa byose koko bituganisha ku iraha ry'isi. Nuko rero tukakira ibyishimo by'akanya gato, ariko ibyishimo biramba tukabyivutsa. Nk'uko abantu benshi dukozwe, abantu benshi burya twaragowe nuko tutabizi, kuko twiruka gusa ku ikuzo ry'isi, tukiruka gusa ku iraha ry'isi, tukiruka ku iraha ry'umubiri, gushimisha umubiri. Nyamara bya byishimo by'akanya gato bikaza kudushimuta hanyuma. Ese koko aho sinaba ngowe nanjye? Mukristo muvandimwe, uragowe cyangwa urahiriwe? Niba koko wumva ugowe, hindura ubuzima maze uvugurure ibyo bishaje. Uwumve ko nta yandi mahirwe usibye kubana n'Imana, kugumana n'Imana. Kandi burya umuhanga n'uwunga icyaha agashakashaka Imana, nta yandi mahirwe usibye kubana n'Imana, kugumana n'Imana. Ese wowe ihirwe ryawe urishakira hehe? Wasanga wirirwa ushakisha ihirwe mu byaremwe gusa, ariko Umuremyi ukaba waramuburiye umwanya, kandi ariko kugomba kuguha amahirwe nyakuri. Ivanjiri y'umunsi nayo
ije koko ituganisha ku mahirwe nyakuri, aho igiye kudutandukanyiriza abahiriwe ndetse n'abagowe. Abanditsi babiri b'ivanjiri Matayo ndetse na Luka batubwira abahire, ivanjiri y'abahire. Mu gihe Matayo we aduha ingingo 8 nterahirwe, Luka we aduha izo ngingo 8 nterahirwe, ariko akazigaburamo kabiri, abahiriwe inshuro 4 n'abagowe inshuro 4, agira ngo natwibutse ko guhirwa koko iyo udahiriwe nyine waragowe. Nguyu Luka koko uri gutwereka umukiro wa Yesu Kristo ugenewe abantu bose. Nta namwe Yesu Kristo ajya arobanura, twese Yesu Kristo yifuza kuduha amahirwe, ariko hari ubwo koko bamwe birobanura bakishyira ku ruhande, ngabo nyine bagowe. Ariko twese bikubitiro Nyagasani abe tugereye umukiro. Ngiki giciro cya mbere koko cyabahiriwe, babandi koko bemeye gufungura bagafungura umutima wabo, nuko rero ivanjiri gatambuka, Yesu Kristo agatambuka iwabo, maze koko bagaharanira iki? Ihirwe ry'ijuru, bagahanira kuba hano ku isi koko bitegura ijuru. Abo ngabo bafungura Yesu Kristo atambuka mu buzima bwabo. Ariko ku rundi ruhande hari abagowe, abandi bafunze bakanangira, bagafungira Yesu Kristo ntiyinjire mu buzima bwabo. Abo nabo baragowe. Ngabo koko abagowe baharanira iby'isi gusa, gushakisha ubukungu bw'isi gusa, ariko bakaza kwibagirwa Imana. Abo ngabo nyine bagize bate? Baragowe. Mukristo muvandimwe, uyu munsi uze kwibaza, ese uherereye mu bahire cyangwa uherereye mu bagowe? Dushobora kuba hano ku isi dufite ibintu bya mirenge, ibintu byinshi cyane, ariko twaranagowe. Burya kugorwa ntabwo ari gusa kubura epfo na ruguru, ntabwo ari gusa gukena ku biribwa ibigutunga, ahubwo kugorwa nyabyo ni ukubura Imana. Ngiki gisobanuro cyo kugorwa ni ukubura Imana mu buzima bwawe. Ababura Imana barahari, ariko nanone guhirwa ni ukuba uri kumwe n'Imana. Umunsi umwe ngo umumonaki ngo ajye mu butayu gusenga, nuko rero ngo ageze mu butayu ngo yarajyanywe no kugira ngo yirize amaremwe igihe koko muri uwo mwiherero muri ubwo butayu. Nuko gatambuka ku mubyeyi wari hafi aho ngaho ari mu mirimo ye. Wa mubyeyi akomeza kumwitegereza, uburyo wamonaki koko yicaye wenyine, ari mu mutuzo wenyine koko ari gusenga. Nuko wa mubyeyi cyakomezaga kwibaza ati, buriya monaki araza kurya iki ko yantambutseho nta funguro afite, yantambutseho nta gakapu afite, yantambutseho ntacyo afite cyo kurya. Akomeza kugenda mwitegereza uko ari gusenga, uko ari wenyine muri uwo mutuzo. Nuko umubyeyi igihe kiza kugera koko akomeza koko kugira umonaki impuhwe no kumuhangayikira, yibaza icyo aza kurya koko ko ntacyo yigeze abona afite cyo kurya. Nuko umubyeyi bimwanga mu nda, ngo aza kugera yegera umonaki, waramubaza ati, urabaho ute ko inzara igiye gukwica ngaha muri ubu butayu? Mfite impungenge zawe kuko inzara igiye gukwica, bityo ntubakomeze urugendo uko bikwiye. Nuko ubwo yakomeza kugenda amubaza, wa mubyeyi koko amugirira impuhwe, yifuza no kujya guhihibikana kugira ngo umushakire ibyo kurya, ariko akagaragaza impungenge ze kuko amufitiye, ko afite impungenge uko aza kugwa muri ubu butayu kubera inzara. Nuko ngo wamubona cyumva igisubizo yamuhaye, ngo yamubwiye mu gifaransa ati, la joie intérieure peut nourrir à plusieurs jours. Ngo ibyishimo by'imbere ngo bishobora kukugaburira imyaka n'imyaka, minsi n'iminsi, imitaga n'imitaga. Ibyishimo by'imbere. Nuko wa mubyeyi amaze kwibonera ko wamubona kiyishimye koko, akamwemwe kamuri ku mutima koko kamuri ku munwa, arishima cyane. Wa mubyeyi nawe koko atangira guhindura imyumvire, ntiyongeye guhangayikira umonaki, akomeza n'imirimo ye koko aza kubona ko imihangayiko yari afite, ibibazo yari afite, burya byari ibyo gusa. Nawe koko yagize ibyishimo by'imbere, bituma koko asubira ku mirimo ye, asubira mu rugo neza koko, ntiyongera guhangayikira umonaki ngo yongere koko guhangayikishwa n'ubuzima bwe n'icyaza kurya, kuko ibyishimo by'imbere bishobora kukugaburira iminsi n'iminsi. Amen, amen. Mubyeyi ko kantu wakumvise, ibyishimo by'imbere bishobora kugutunga iminsi n'iminsi. Ibyishimo mu kilatini babyita gaudium, bisobanura ibyishimo by'imbere. Ibi nibyo Bikira Mariya yagize igihe yajyaga kwa Elizabeth gusura Elizabeth. Ibi byishimo koko gaudium, ibi nibyo koko bigomba kuranga umukristo, atari uguseka gusa by'inyuma, ahubwo ibyishimo bifasha imbere. Mukristo muvandimwe, iyo umuntu afite ibyishimo by'imbere abaho neza. Ngo umutuzo ushobora gutuma duhura n'Imana tugatuza. Burya umuntu ari wenyine aba ashobora koko gutuza, agaturana n'Imana. Ngo kuko wenyine, niba koko ushaka amahoro, niba ushaka ihirwe,
shakisha ahantu hawe nyine ubundi ugumane n'Imana, ushakisha ahantu hawe nyine kugira ngo uhure n'Imana. Nta byishimo biruta nko kuba uri kumwe n'Imana, guhura n'Imana mukaganira n'Imana. Uhura n'Imana ryari? Mu mutuzo uri wenyine, kujya gushakashaka ihirwe. Ese mukristo muvandimwe, uracyagira igihe cyo kujya gushakashaka ihirwe? Uracyagira nawe umwiherero? Ibyishimo by'imbere bishobora kukugaburira iminsi n'iminsi, ariko se ni kangahe twebwe tutagira ibyishimo by'imbere, tugashimishwa gusa nuko dufite ibintu, abantu bari kudukomera amashyi, abantu baratugaragiye, twicaye ku ntebe z'ifuteyi, ibyo akaba byo gusa bidushimije, kandi tukaza kwegera ko hari byari ibyishimo by'inyuma. Iyo ntabwo ari gaudium, ahubwo koko ni bya byishimo koko bitaramba. Nyamara niba koko ufite Imana, wagize ngo uzabona kwishima, uzishima koko by'imbere. Ubukene buzaza ariko busange wishimye, ibibazo bizaza ariko bisange wishimye, inzara izaza ariko usange wishimye. Kubera iki? Uri kumwe n'Imana. Buri icyo tubura mu babyeyi mwe, impamvu duhangayika, impamvu twiheba, ibibazo byaje no guhuri, nuko tubuze ibyishimo by'imbere. Umuntu iyo afite ibyishimo by'imbere biramugaburira iminsi n'iminsi, imyaka n'imyaka, kubera Imana. Kuko uri kumwe n'Imana nyine uba ugomba nyine kugira ute kwakira nyine ibi byishimo. Mukristo muvandimwe, aho na buzima bwawe urishimye. Aha nabyo umuhanga yavuze ati, ushobora kugira amafaranga ugura ibiryo bihenze, ibiryo kuko bikomeye cyane, ariko ntiwabona amafaranga wagura apeti irahenda wa mubyeyi we. Arongera ati, ushobora kubona amafaranga ugura igitanda cyiza, ukagura na matera nziza cyane, ariko ntiwabona amafaranga ugura ibitotsi, kuko nyine birahenda. Kuko nyine ibyo byishimo wa mubyeyi we, ibyishimo birahenda, kandi wo kubibona iyo wabibonye koko nta handi wabikura usibye mu Mana. Bya byishimo biramba iyo uri kumwe n'Imana. Iyo wumva ijambo ry'Imana wo kumva urabyishimiye, ukajya mu misi kumva urabyishimiye, imirimo yakumva urishimye. Aha nuko wahuye n'Imana. Umuntu wese wahuye n'Imana arahirwa. Nawe ngufurije ihirwe uyu munsi, nuhura n'Imana, Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Nuhura n'Imana, ibyawe byose bijyemo umugisha, kuko umuntu ufite umugisha w'Imana arishima nyine. Naho ubundi igihe cyose hose kwiraha ry'isi, ukohoka ku bigirwamana by'isi, ubura Imana nyine ubungura Imana, ikaza kurangira koko ugowe, uba ari we mu bagowe. Nawe uzi kwibaza uyu munsi niba utari mu bagowe. Dutuze abantu benshi hano ku isi bagowe, ariko nuko batabizi. Nibwo uzabona ko kumukire, umiliyarderi afite amamiliyoni menshi cyane, afite konti zipfiningi, ararya neza by'agatangaza, arara muri etaje, inzu nziza cyane zikomeye cyane, afite ibibanza, afite amamodoka, yewe n'indege basanga zifite nyinshi cyane, ariko yarabuze ibyishimo by'imbere, yarabuze Imana. Ukajya uryari ukabirira ku muguruko, ukaryama mu nzu nziza ikomeye cyane, ariko ukaburiramo ibitotsi, ukaburiramo amahirwe, ukaburiramo ineza, ugahora wiganyira, kandi ukizita, kandi ufite amafaranga. Aha ibyishimo bya hano ku isi burya ntabwo ari ibyishimo nyine by'ijuru. Nk'uko tugomba gutegura ibyishimo by'ijuru, buri gihe cyose tukumva ko Imana, niba udafite Imana koko ntabwo ushobora kwishima. Mukristo muvandimwe, inama nziza y'umunsi ni uko buri kintu cyose ujye ushakisha mu ihirwe ry'ijuru. Ujye ushakisha ijuru. Nujya ku kazi ujye ubanza urebe uti, ese hari ijuru ririmo? Kariya kazi gashobora kongeza ku ijuru. Ese iyi baruwa ngiye gusoma, nindangiza kuyisoma harimo ijuru? Aha, niba nta juru ririmo hita uyica. Ese ubutumwa nakiriye ni ubuzangeza mu ijuru? Nimukora buzangeza mu ijuru? Aha niho buzangeza mu ijuru. Rero reka nkomeze mukore. Ese urugendo ngiye gukora nurutegurira ijuru? Nusanga hari aho ruza gukugeza ukaburagowe, navugaga rukaza gukujyanisha ku maraha y'isi, bya byishimo koko bitaramba, byihuta cyane ariko bitaramba, urwo rugendo rusubike mukristo muvandimwe. Urugendo rwose ruza kugufasha kuba magorwa, rusubike. Bityo ibyo ukoze byose ujye uvuga uti, ibyishimo by'imbere. Nubwo wakena, nubwo wahura n'ibibazo, nubwo wahura n'uburwayi, nubwo wahura n'akarengane, ugahura n'ibitotezo, ariko ujye ucunga niba ibyishimo birimo imbere, kuko ibyishimo by'imbere bishobora kukugaburira iminsi n'iminsi. Kubera Imana, mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.